wacano imbaraga z'ubugingo. Mwami Yesu nashimwe cyane. Ndabashoboje aho muri hirya no hino ku isi hose, mwebwe mwese mukurikirana cano yivuga butumwa yitwa imbaraga z'ubugingo. Mwese ndababona, umwami Yesu abampera imigisha aho muri hose. Tugarutse hano rero kuri iyi cano, ariko nkuko benshi bagiye babyifuza, bifuza ko twazanaho abakozi b'Imana batandukanye. Ni muri urwo rwego uyu munsi dufite umuvugabutumwa mwiza witwa Sibomana Alade. Uyu munsi niwe ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Mukomeze kumukurikirana mwumva ijambo kandi rikomeze kubagirira umumaro mu buzima bwanyu. Ndabakunda cyane, umwami Yesu akomeze kubishimira. Reka rero dutangire dusengera umukozi w'Imana, nawe ahagurukire mu mavuta atubwiriza ijambo ry'Imana. Mana nziza, turagushimiye, Mana y'ukuri, Mana y'icyubahiro, uri data wa twese mwiza ibihe byose. Izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya nyakubahwa Imana. Tugushimira imirimo itangaza wakoze, waraturinze, watubereye Imana, watugiriye neza. Twabonye amaboko yawe, twabonye turwanirira, twabonye dutsindishiriza. None tugarutse hano tugihumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro no gushimwa n'ibyawe murengezi. Dusengeye umukozi wawe rero ugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Reka nyakubahwa Imana, umwuka wera w'Imana amushyigikire, umwuka wera w'Imana mumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Umushyigikire mwami mu gihe gisa nk'iki, akukorere, umuhindure umugende, ageze amazi ku bantu bawe. Kandi uri bwumvira ijambo wese mwami, umutima we, ubuzima n'ubugingo bihemburwe nawe. Urakoze rero Mana, ngaho bana natwe, udutsindire Satani n'imbaraga z'umubi zose mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima no mu bugingo. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen. Murakoze, mwumve ijambo ry'Imana, hanyuma mukore subscribe, share, comment. Kandi no hasi hariho nimero za telefone. Mufite ubuhamya bwafasha abantu n'ijambo ry'Imana, mugashaka gufatanya natwe ivugabutumwa, mwaduhamagara tukabafasha. Imana ibagirire neza, murakoze cyane, ndabakunda. Yesu ashimwe. Nitwa Sibomana Alade, ndi umukristo wo mu itorero ya ADEPR Gatenga. Ndi umugabo, ndubatse. Tuje kwicano imbaraga z'ubugingo kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ry'Imana rishobora kugera ku bantu bose. Umwami Imana abaho umugisha. Kubw'ibyo rero twatangira tugasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Samueli wa mbere ibice 7 umurongo wa 2. Turaza gusoma imirongo myinshi, harimo amagambo meza adufasha, kandi Imana yakoranye na Samueli irakorana natwe uyu munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Samueli wa mbere ibice 7 umurongo wa 2. Ariko umutwe w'amagambo aravuga ngo Uwiteka akiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 2, aho isanduku igereye i Kiriyatarayimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samueli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukiye Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashtaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, abe ari we mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli baherako bakuraho Babali na Ashtaroti bakorera Uwiteka Musa. Bukeye Samueli aravuga ati,
nimuteranye abisirayeli baze imisipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira imisipa, bavoma amazi, bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acira abisirayeli imanza imisipa. Murongo wa 7. Abafilisitiya bumvise ko abisirayeli bateraniye imisipa, abatware babo bahera ko batera abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bashya ubwoba kubwo abafilisitiya. Abisirayeli babwira Samweli bati ntuheme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, awutambirira Uwitekaho igitambo cyoswa kitagabanyije. Maze Samweli atakambira abisirayeli ku Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Maze agitamba igitambo cyoswa, abafilisitiya bigira hafi kurwanya abisirayeli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya, banesherezwa imbere y'abisirayeli. Abagabo b'abisirayeli bahera ko baturumbuka imisipa bagerekerana. Abafilisitiya babica umugenda, babageza i Betikari. Maze Samweli yenda ibuye, arishinga hagati y'imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'abisirayeli. Mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga abafilisitiya, kandi imidugudu y'abisirayeli yari yaranyazwe n'abafilisitiya igarurirwa abisirayeli, uhereye kuri Ekuroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo. Abisirayeli barukura mu butware bw'abafilisitiya, kandi babana amahoro n'Abamoni. Amen. Bene data, inshuti z'umusaraba, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, ubu bwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bamaze imyaka 20 bari mu kaga, kandi akaga gatewe n'abafilisitiya. Basengaga Imana ariko bafite n'ibigirwamana. No muri iki gihe turimo hari abantu benshi basenga Imana kandi bafite n'ibindi bintu Imana yanga. Ariko basanze umugaragu w'Imana Samweli arahishurirwa, asanga bafite ibigirwamana by'abafilisitiya n'umundi bya Shitaroti na Zabali. Harabura ngo nimubaze mwivane mu byo bigirwamana kugira ngo Uwiteka Imana ikorane natwe uyu munsi. Nuko noneho bahita bakuraho ibyo bigirwamana. Bamaze kubikuraho, Samweli aravuga ngo ngaho none mubwira abisirayeli bose nibaze imisipa tuze dusenga Imana yacu. Bateranya abisirayeli bose baraza. Bamaze kuza basanga Samweli nawe atangiye kubasengera. Burya Satani ajya amenya ko twasenze. Abafilisitiya bumvishe ko abisirayeli bazamutse imisipa gusenga Uwiteka Imana yabo, ngo abatware b'abafilisitiya nabo barahaguruka bashaka kubarwanya kugira ngo babice. Ariko bari babanje Imana, kandi bari banakuyeho ikintu Imana yanga. Ako kanya abisirayeli babyumvise yuko abafilisitiya baje, bahita babwira Samweli ngo turakwinginze ntuhweme kudusabira ku Uwiteka Imana yacu. Ubwoba bwari bwinshi cyane, kandi koko iyo umuntu ahora gukubita utsindwa n'ubundi uba ufite ubwoba. Ariko iyo wabanje Imana ubwoba burashira. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yacu dusenga ni Imana nyamaboko, ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi ku bintu byose. Haleluya. Mwako kanya Samweli nawe ahita afata umwana w'intama ucyonka, ahita awutambira imbere y'Uwiteka. Maze Uwiteka ngo ahindira ku bafilisitiya. Abafilisitiya bose baratatana, bahura n'akaga gakomeye. Abisirayeli nabo bahita baturumbuka. Mu bundi buryo bari mu myobo, ngo baturumbuka bagerekeranye, bagenda birukanka ku bafilisitiya ngo babica umugenda. Baranezerwa
kubera imbaraga z'Imana. Ese iri jambo rishaka kutubwira iki? Mwene data nshuti y'umusaraba, niba uri ku rugamba ukaba ukora n'ibigirwamana, bikureho maze ukorane n'Uwiteka. Isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi iyo umukiranutsi asenganye umwete. Kuraho, hari abaza gusenga ari abasambanyi, abandi ari abasinzi, abandi ari abarozi, bagenda bihishira, ariko akaga nikaza ntuzabura ikintu, ntuzabona ikintu kizakurengera. Ariko twakweho ibyo bintu byose, Imana iraturwanira intambara z'uburyo bwose. Ngo nuko mwako kanya ngo Samuel ahita ashingibuye arihimba Ebenezeri, ngo Uwiteka aratuzahuwe kugeza na n'ubu. Bari barazahajwe n'intambara n'ubukene n'ubutindi, ibyo babonye byose Abafilisitiya bakabitwara, ariko kubw'imbaraga z'Imana, kubw'imbaraga za Kristo, kubw'imbaraga z'Umwuka Wera, ararwana, bararwana, baratsinda kubera babaje Imana imbere. Yesu ashimwe. Noneho hari n'imidugudu yari yaranyazwe Abafilisitiya bari baratwaye, ngo bararwana nayo barayigaruza. Ubwo mukanya tugiye gusenga tubwira Imana ngo Mana, ibyo Abafilisitiya batwaye turabigaruza mu izina rya Yesu. Abafilisitiya rya batera urugo rwawe, bagatera abana, bagatera abasore bacu, bagatera abakobwa bacu, ugasanga bahanzweho n'imbaraga z'imyuka mibi, z'ubusinzi, z'ubusambanyi, zo kunywa ibimogi. Ariko nidusenga Imana yacu, Imana izatugarurira abana bacu bagende ku murongo, igihugu kigende ku murongo, itorero nuko, kubera twakoranye n'Imana. Nimureke dushyire Imana yacu imbere, naho ibindi byose bizaduhunga. Yesu wacu nahagwe icyubashiro. Mu magambo make rero ni ugukuraho ikintu Imana yanga. Ni muri ubwo buryo rero tugiye gusenga Imana yacu tuyibwira, Nyagasani Imana ufite ubutware n'ubushobozi, uturwanirire. None muri ubu buryo mwene data wari buze gukurikirana kino cyigisho, niwumva hari ibicumuro ufite ku Uwiteka Imana, wihane uce bugufi, Imana irakubabarira. Imana ni umubyeyi, Kristo inshuti yacu ituvuganira imbere y'Imana ko buke ko bwije ari kumwe natwe. Reka rero dusenge Imana, kandi Imana irakomeza kubana natwe. Bene data nshuti z'umusaraba, munezezwe n'ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka arakora ibikomeye ku buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu bana bawe, muri business ukora. Hari igihe Abafilisitiya bije muri business, ninde wahombye, ninde wahuye n'akaga, ni runaka, ariko nusenga Imana, Imana izakurengera. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, muremye isi n'ijuru, ise w'umucunguzi wacu Yesu Kristo Umwuka Wera, tuguhaye ikaze. Aka kanya tuje imbere y'amaso yawe, na buri muntu wese uzasumira ijambo akarikurikirana, umuhe umugisha. Ijambo ryawe rifite ubutware bwo gusenya imikoro y'umanzi sekibi, tukagira ubushobozi. Ibyatugiraga ubushobozi byose nibitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Abafilisitiya bateraga ubuzima bwacu, bw'abana bacu, bw'abakobwa bacu, ingo zacu, business zacu, iterambere ryacu. Imbaraga z'Imana isumba byose zikubita izo mbaraga z'Abafilisitiya mu izina rya Yesu Kristo. Turagaruza ibyo bafashe, turagaruza ibyo batwaye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubuzima bw'Imana bube mu buzima bwacu twese, bube mu buzima bwa buri muntu wese uri bukurikirane yicano. Turagushimiye Kristo Yesu yuko wumvishe gusenga kwacu, ukabukoze imirimo n'ibitangaza. Ni mu izina ry'umucunguzi Kristo Yesu tubisabye, amen.